ahubwo nkibivuga ubu tuvugana aka kanya ibiciro bya lisansi na mazutu mu Rwanda birangije kwiyongera. Rura rumaze gutangaza ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yageze kuri 2,303, aho noneho ngo yiyongereyeho 318, mu gihe litiro ya mazutu igeze kuri 2,205. bivuze yuko yiyongereyeho agera kuri angahe 257. Ibihe byiza nanone inshuti bakunze ba Local Stories, tugarutse nanone mu makuru nk'uko twabyiyemeje. Ni amakuru mu karere, ariko mbona uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi turimo turagerageza kwibanda cyane hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Uganda ni gakeya, ariko mu kanya hari inkuru mbonye muri Uganda incekeje cyane, y'ukuntu ngo inyoni yagonganye n'indege bigakoma mu nkokora urugendo. Ndaza kubabwira wenda iyo nkuru nimbona umwanya wo kubibabwiraho, cyangwa se mu gusoza iyi ngiyi ndahita iyo ngiyo nayo nyibabwiraho, kuko iyi nkuru ngiye kubabwirayo nta nubwo ari ndende cyane. Ni inkuru y'ibijyanye n'ukuntu u Rwanda byatangiye kugaragara ko ngo rushobora kuba rugiye guhura n'agazi gakomeye cyane cyane, ku buryo abaturage bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye, dore ko batangiye no kugirwa inama zo gukora ingendo nkeya. Abantu bamwe batangiye kwibaza batese ati ingendo zitari ngombwa tuzigabanye mwo kabyaramwe, ni covid igarutse bigenze gute? Ikigiye kubaho rero ni igiki? U Rwanda ngo rugiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane cyo kizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, nk'uko n'ubundi mu bindi bihugu byinshi bitandukanye birimo biraba. Bamwe cyane cyane mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bati kababayeho noneho u Rwanda ibyanyu biraje biyoberane, bati bamwe mwajyaga munegura u Burundi, batari ko noneho turumva ibintu bishobora kuba bigiye gukomera, nimba ibintu byatangiye kuvugwa n'umuyobozi ukomeye cyane ku rwego rw'igihugu, minisitiri w'intebe, bati ibi bintu birakomeye. Abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bo rwose ndabona babigize inkuru idasanzwe, inkuru navuga yuko ishobora kuza kuremera cyane, ndetse abaturage bamwe bakaba batangiye kuyumva bakikanga. Bafite ibinyabiziga batangiye kwikanga, mbese ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka cyane. Uti bimeze gute? Byagenze gute? Bimeze gute? Turaje tubigarukeho none ahangaha, ariko ubwo ndaza gusoreza kuri iriya nkuru y'indege yo muri Uganda rwose, cyangwa nze kuyibabwira ukwayo, kuko nayo nabonye ari inkuru ishamaje yasamewe hejuru n'ibitangazamakuru. Ni minisitiri w'intebe rero, Dr Justin Nsengiyumva, we ubwe hagati n'itangazamakuru yasobanuye yuko rwose ngo intambara yo muri Iran izagira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'u Rwanda, haba ngo mu byo rwohereza mu mahanga ndetse n'ibyo rutumiza, kubera ngo izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, kandi nanone ko ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kwiyongera. Bivuze ngo ntabwo ari ibikomoka kuri peteroli gusa, ahubwo ni ibiciro byose muri rusange. Ibintu bigiye kuzamuka cyane, ibintu bigiye kuzamuka, ariko nanone hari ukuntu yagenda agashyiramo akantu ko guhumuriza abaturage. Ubwo nabyo muragenda mubyumva musesengura, munaduhereza ubutumwa kuri komenti. Yasobanuye ko rero mu by'ukuri abanyarwanda ngo bakwiriye kwitegura ko hazabaho impinduka, ariko nanone ko ngo badakwiriye gukangarana cyane. Yabivuze mu magambo yagira ati tugomba kwitegura ariko nanone tudakangaranye. Arakomeza ati kiriya kibazo kiri kugira ingaruka mu buhahirane mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu ndetse n'ubwikorezi, bikaba kandi byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro ku isoko mpuzamahanga, cyane cyane ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli ndetse na gaze. Ariko hagati aho mu kanya kashize hari inkuru nakubise amaso ivuga yuko u Rwanda rwahawe amafaranga, rugiye guhabwa amafaranga menshi cyane, amadolari menshi cyane yo kuyafasha guhangana n'izi ngaruka z'intambara yo muri Iran. Ubwo iyo nkuru nayo tuzayivugaho, wenda turebe ese hari icyo bizagabanya mu biri ibi bijyanye n'ibi. Reka dukomeze kuri iyi ngiyi. Minisitiri rero w'intebe yasobanuye yuko u Rwanda rwose ngo iyi ntambara iri kurugiraho ingaruka
iri kugira ingaruka ku Rwanda ku buryo bubiri, burimo kugira ingaruka ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze ngo gufungwa zirimo nk'ibyoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Birumvikana hariya za nuza twari tufitanye mu bana ugiye utandukanye za Dubai n'iki, ntago mu by'ukuri biri gukunda, za Katari ntago biri gukunda, murabizi Rwanda yahagaze ingendo zijyayo, ibyo yabivuze. Arakomeza ati uburyo bwa kabiri ni uburyanye n'ibyo rutumiza mu mahanga, aho ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga, bityo kandi no mu Rwanda bitazabura kuzamuka. Avuze ngo bitazabura kuzamuka kuko mu kanya uraza kumva ukuntu yasobanuye ko nubwo byazamutse ariko ntabwo u Rwanda byari byagatangira kuzamuka mu buryo bukabije. Ati izo ngaruka rero turi kubona zishobora kuzaba ku bukungu bw'igihugu cyacu, biteganyijwe yuko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, aho ku bukungu bw'isi muri rusange hateganyijwe ko bizava kuri 3.3% bikamanuka bikagera kuri 2.7%. Niba ubwo nta gikozwe, niko umuntu yavuga ngo niba nta gikozwe. Arakomeza ati rero bizagira ingaruka kandi ku bwiyongere bw'ibiciro ku isoko mu Rwanda, bisobanuye yuko bizagira nanone ingaruka hafi kuri buri munyarwanda wese. Tugomba rero ngo kwitegura rero, ariko kandi nanone tudakangaranye. Kumva icyo kintu, buri munyarwanda wese, ntabwo ari ukuvuga ngo n'uwo ufite ibinyabiziga gusa, ntabwo ari iki, ibikomoka kuri peteroli bizamuka, urabona na cya kijumba cyangwa aho munsi y'urugo nacyo cyazamutse, ni ibintu byumvikana. Yagaragaje yuko rero abanyarwanda ngo bakwiriye kubyitwaramo neza, abasaba kumva ko ubufatanye ari bwo bukenewe. Ati ubudahangarwa bw'ubukungu bwacu bushingiye ku bufatanye bwacu twese, tukaba dusaba abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli dufite, harimo kuba ingendo zimwe zitari ngombwa twazihagarika, cyangwa se tukaba twatangira nanone kwitabira kugenda mu mabisi. Bivuze ngo abantu bafite imodoka zabo bwite ku giti cyabo, mushaka mwazibika pe, mugatangira kwimenyereza kugenda muri bisi, mugatega bisi mukajya mu kazi. Yasabye ko rero mu by'ukuri ngo yasabye abacuruzi kutazamura nanone ibiciro ku buryo budafite ishingiro. Abaturage nabo basabwa kwibanda kugura ibikorerwa mu Rwanda cyangwa se mu gihugu imbere. Ati mwo gukomeza kurarikira ibituruka hanze, mugerageze mwige gukoresha iby'imbere mu gihugu. Mu by'ukuri rero ngo ibiciro kuri peteroli nyine bigiye kuzamuka, aho Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva nyine Justin yasobanuye yuko igiciro mu by'ukuri cy'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda kigiye ngo kuzamuka kubera ingaruka z'intambara yo muri Iran, aho noneho yagize ati aha tugiye kujya mu buryo bisobanuye neza, ashyiramo n'imibare. Ati yego ibiciro biraza kuzamuka, atari ukubera ko twashatse kubizamura gusa, ahubwo kubera yuko ariko isoko ririmo kubyerekana. Ibiciro biraza kwiyongera kugira ngo dushobore kubona uburyo bwo kurangura. Yasobanuye yuko mu minsi ishize intambara itangiye, ngaho kuri ubu ngubu imaze kuba iminsi 34, ngo ntacyo u Rwanda rwahinduye ku biciro, kandi nanone ngo mbere akagunguru ka lisansi kaguraga amadolari 70, none ubu ngubu kakaba kageze ku 111, amadolari 111, ariko ngo u Rwanda ntacyo rwari rwarazamuyeho. Ariko ni nkaho yakavuze ati ntabwo ari uko bizakomeza. Yasobanuye yuko rero ngo ibi biciro bikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamuka, mu gihe ibikomoka kuri peteroli biramutse bikomeje cyane, ngo abacuruzi bo mu Rwanda batazashobora kujya kurangura.
ati abacuruzi rero dukomeje kubaha ku giciro cy'uyu munsi, bashobora rero kudashobora kurangura, ariyo mpamvu twagerageje uko dushoboye kugira ngo tubashe kubabonera n'amafaranga ngo babashe kurangura. Igiciro kuri ubu ngubu ku isoko uyu munsi ntabwo kitwemerera gukomeza gucuruza ku giciro dufite uyu munsi. Arakomeza ati kandi nanone mwibaze bikomeje kubaho hashira amezi 2 cyangwa 3 ugasanga ntabwo tukiri ku isoko kubera yuko abacuruzi bacu bataranguye. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rukomeje gutanga amafaranga ngo ku giciro batangaho, ntabwo rwose abacuruzi bakomeza kubyishinga, babireka. Yerekanye ko rero mu by'ukuri ngo nubwo bimwe mu bihugu biri guhura n'iki kibazo cyo kubura ibikomoka kuri peteroli, u Rwanda ngo rufite ububiko buhagije. Aha ngaha ni handi yabahumurije bwabafasha ngo kumara byibuze amezi agera kuri 6. Yashimangiye yuko rero mu by'ukuri ngo kuzamura ibiciro bigamije gufasha abacuruzi, kubafasha ngo kurangura kugira ngo hirindwe mu gihe rero mu by'ukuri ngo intambara yakomeza, igihugu cyahura n'ibibazo bikomeye cyane cyo kubura ubushobozi bwo kubona ibikomoka kuri peteroli. Mbibutse ko ku wa 4 Werurwe 2024 nibwo u Rwanda rwashyizeho ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli. Urwego rw'ingenzuramikorere nyine RURA rukaba rwaratangaje ko litiro ya esanse yagumye ku 1989, cyokoze mazutu ikazamukaho gatoya cyane aho yageze ku 1948. Ubu rero butuvugana Monsherami nimujya kubona mukabona yikojeje ku 2200 angahe, ntimugire ngo ntago batubwiye rwose bigiye kuzamuka. Ubwo rero ikigaragara bamwe batangiye rwose kubivugaho cyane. Nk'ubu ngubu hano wari witwa Muvunyi ati nyakubahwa PM ibyo bikorerwa mu Rwanda, muvuga bisanzwe bihenda kurusha ibiva hanze. Ati ibyo muvuga ahangaha ni za made in Rwanda. Uyu nguyu Muvunyi aravuga ati ibyo muvuga bikorerwa mu Rwanda bihenda kuruta ibituruka hanze, none twizera ko ibiva hanze nibizamura ibiciro, iby'imbere mu gihugu noneho bizamanuka. Ahangaha ni handi ko za made in Rwanda tubona arizo ziduhenda cyane mu bijyanye n'imyambaro, ngira ngo mujya mubibona. Ati ubwo bizagenda gute? Uwitwa Nondebe yanditse ati none se niba u Rwanda rwemerewe miliyari zigera kuri 250, iyi ni ya nkuru nababwiraga mu kanya, hari miliyari 250 ngo zemerewe zo guhangana n'ingaruka ziterwa n'intambara ya Irani. Tumva ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitakabaye byurira. Iyi nkuru nanjye ndaza kuyibabwiraho, cyangwa se abari nayo nkurikiza ahubwo aho kugira ngo mbabwire iby'inyoni yagonganye n'indege. Iyo nkuru wa mugani kuko ariyo bijyanyerekanye babwire ati kuki birimo birazamuka. Undi ati mwitende ati abanyamerika badutezeho ga, abanyamerika badukozeho ga, ubu ngubu n'ibiryo bigiye kubura, basha twahinze sha. Ati basha twahinze sha. Ubwo ni nkaho avuze ati nyamuneka twahinze tukareba ko twakwihasa. Ibintu birakomeye. Uwitwa Karake ati ahubwo ndumva ubu ngubu aribwo twabona akamaro kayo twatanze muri cya kigega cy'agaciro fund. Nka rero abantu batangiye kureba uburyo ki amafaranga yo mu gaciro yavamo. Undi witwe Mabrat ndabona hariyongereyeho 1/2 cy'uko akagunguru kaguraga, bishoboka ko izagera kuri 2800 y'amafaranga y'u Rwanda. Bwaravuga litiro. Arakomeza ati Amerika igiye kwicisha abantu inzara. N'abantu benshi barimo barabivugaho ibintu byinshi cyane.
barimo barabivugaho ibintu byinshi cyane bumva ko mu by'ukuri bitoroshye. Reka wa mugani ngaruke kuri iyi nkuru ivuga ku bijyanye n'ukuntu u Rwanda rwemerewe amamiliyari yo guhangana n'ibi byo kuzamuka kwa peteroli. Turebe hamwe si bundi wa mugani ubu nta kintu byagabanyaho. Yampaye ndayibuze ya nkuru ntabwo ndimo ndayibona, ahubwo nkibivuga ubu tuvugana aka kanya ibiciro bya lisansi na mazutu mu Rwanda birangije kwiyongera. Karabaye uti bigenze biti? Ubu tuvugana urwego ngenzuramikorere rura rumaze gutangaza ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yageze kuri 2,303, aho noneho ngo yiyongereyeho 318, mu gihe litiro ya mazutu igeze kuri 2,205. Bivuze yuko yiyongereyeho agera kuri angahe 257. Ibyo twavugaga birahise biba direct. Nyivuga ibi rwose neza bihise biba, bazamuye ibiciro. Ubwo se hari icyo mutumva? Reka nanasoreza ahangaha, reka nsoreza ahangaha rwose.